wampaje ntabwo ngiye nshobora kubyemera rwose Haji sinzi ariko se Masara kankoze ikintu kimwe wowe bakobwa bacu ntagari bakuru ibibazo dufite hano muri muryango ntago bizi uriya mwana agomba gukinyirwa aba nacumaje gukura reka dufite umwe tumushyingire uriya mugore icyo yamamagaraga afite umwana w'umuhungu mukuru kandi yemeye kuzamuka imyanya ebyiri ndetse kamukora n'intuza n'ikibanza metero 50 kuri 50 ahubwo dufite ibitungo uhagije waba babitsemo ikizi ariko Haji koko ubu ushyigikiye kugira ngo dushyingire uwo tudahuje ukwemera urumva rwose ari ishema kuri wowe sinzi ngo baguhaye ibishihe nimba ari n'ihene nimba ngo ari n'iki nakubwiye ko ari inyana ebyiri hagati yaba nini wa Masara duje kwemera se kwa nini ngiye uwo mugabo twavuganaga buriya nyine urambwiye ko afite ikintu ashaka kumubwira yambwiye ko umwana we azemera akaba umuyisilamu tukamutoza shahadu akinjira idini akabona gukinyira n'umukobwa wanjye ndetse n'umuhungu akaditwa Hamudani none si byo ko ari ibyo wabwiwe uri aho ngaho nkanjye nabwirwa n'iki yuko azabyemera akatozwa shahadu kweri ubwo koko yaba ariko Masara ntabwo nginzira tugomba gushyingira umuryango tukabona biriya bibanza tukabona n'izo nka ntabwo tugenda kuba boroze tukagira inyana ebyiri wowe ubwo umwana wanjye uhisemo kumujyana kashobora gupfira ubusa Assalamu alaikum baba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Salamu alaikum nini? Muri kwa wapi? Muvuye mwari maragana he? Kuva mu gitondo saa 3 munafika hapa saa 7. Nisi ko twagiye kuvoma dukura amazi tugasanga ntayahari tukajya kureba epfo mu kabande tugahura turi kuzamuka twaduhuye n'abatipe ngo bahano hirya adushikuje amajerekani gagiye kutuvomera mu kigega kiwabo arangije ngo barayamwima wamese uko babaye ubu abandi babyeyi barimo bararya abana babavomeye barateka bako barapika chakula ini saa za kurya n'amasaha yo kurya harafa muna kinyonga muri kwinyonga mu muhanda mugenda mwereka abahungu nimwe bakobwa mwenyene muca mu muhanda ku buryo abahungu ari mwe bahisemo gufata jinga sana Hasoni jinga sana kama bana baje mwicara mubwire kwanza ijambo ry'amakuru mbabwire bana banjye domura bagwa kare muje ko bakuru rwose kubwizo mpamvu rero ndashaka gushingira mu mwaka rongoro rwose bakadukwera akaze ntwara muri narugo mwanisikia nabonye umugabo w'igikwere rwose ntacyo bitwaye fa kuba atari ngewe Ko nimba ari nge mukuru ndagenda. ako papa kankubwiza ukuri ngiye inshinzi y'umukobwa we nzayimena rurarutwe nzakumena urwo rutwe Heka batwe munyumve kwanza Ninganye mva ngo mvugiremo Dore nibyo ambwira gukumva asigasha isoni aha Umva nkubwire rero Ni ngiye mugabo urugo muri abana banje kandi mubimenye Kubwizo mpamvu rero lazima byanze bikunze umwana mukuru wanjye umukobwa we Sara ugomba gushyingirwa no kubona umugabo w'inkoroko rwose uzagutunga kugufata neza ngo ki Niwe Sara rwose ugomba gushyingira ako papa reka nkubaze nta ariko ubanza hari undi mukobwa wabyaye utari ngewe hari undi wasize utari ngewe Oya niwe rwose Sara ngewe umva papa ndakwiyamye ubundi we nigeze ngutuma ngo nshakire umugabo ako kazi nigeze nka guhangewe ariko Sara bana wanjye mama mbabarira ndakwiyamye ntihongere no kunkoraho Wagiye. ubundi rishyano Udepare subira hariya vuba Cyangwa nakwabaye umuhanda ugiye Sara mwana wanjye we wambabariye Udepare wowe umva reka nkubwiza ukuri sibyo yaba ibyo wariye yaba inzoga baguha niba wanyweye inzoga niba wagiriye ibiki niba kuko reka nkubwire Mimi tumie pombe wowe se ni iki kindi kirenze wa utakora niba ushobora guhita ufata umuntu utazi ngo ugiye kumushyingira ngewe ntanazi reka nkubwire ibyo baguhaye byose birakureba ugende ujyane iryo shyano ryawe barirongore cyangwa se Sara mwana wanjye cisha make
lazima ugomba kurongorwa Sara, umva nkubwiza ukuri. ugomba kurongorwa. Ese undi hari undi mugabo wogera ku buryo wumva. Okay, reka nkubwiza ukuri papa, sibyo? Hano n'ubundi nta rukundo mu nkunda ndabazi. Amagambo yanyu igihe cyose abari Sara, ibintu byose imbaraga zanjye ntakaza hano. Nzazitakaza n'ahandi bampa ibiryo nge. Usibye n'ibi bijumba byanyu n'ibishyimbo mwirwa mucyuriramo umuntu yirirwa avunike. Reba ukuntu umuntu aba yirirwa azengurukana amajerekani he. Ninde mukobwa wundi ungana nanjye wirirwa ajya kuvoma. Okay, reka nkwereke. Ntago nzabura ahandi bakenera ubufasha. Uzarongorwa Sara. Utabonewe Sara. Uzarongorwa Sara. Barya paro. Wewe. Reka nzefata ibikapu byanyu. Utabonewe wewe. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Haji. Rukara. Salama. Makuru. Uri gusinzira ku gaboti gasha. Nari ngutegereje. Mubonye nagushakaga pe. Haki ya Mungu. Unataka nini sasa? Urashaka iki? Ukambwiye ko ari hano ngo unywera niho narinje kukureba kuko Ndugo ni hano nwera. Ari amakuru mfite bakumaye kandi ntago ari meza nk'umuntu w'umuhaje muri quartier. Naraye hano niriwe hano ngushaka kuko sinakwifuza ko umuntu w'umugabo bamuvuga biriya bintu. Bamvuze ngewe. None se ubu naguzi ko uje kunywa ngo inzoga hano mu gitondo ngo ubyuka nguza kunywa inzoga ngo wazise ngo niba ari TV si bari kubivuga abantu hararugu. Ngiye ngo inzoga ngiye haje. Ahubwo se bungu uko bambwiye ngo nicara hangaha ngo nimba ngo nshaka kumenya ikimenyetso ngo urabyukuza kwimwakuza. Ibyo bintu bikweye. Aha. Sinatekereza ko ejo bundi waduhaye ipirawu. Ndavuze ngo nyine ngo inzoga. None ngo ipirawu ngirimo ngo ingurube. Billahi mina shaitani rajim. Ntago se wabimenye. Mimi nakuna ngurube. Aha. Ntago se rwose gura munwa wesha. Noneho ninjye ugiye gushyingira umwana mushikiwe. Wiki? Ntago bambwiye ko mwanyweye inzoga hano ngo uri gusabira umwana wawe. Kuba cyane na Karigombe ejo, bivuze ngo njye kunywa inzoga. Ntago tunywa icyayi rwose. Karigomba nk'iki? Tuvugane tugendane neza. Woza nunyange. Ngiye cyangwa ntago bindi bari kinyoze twasangiye icyayi. None se ko ariko abantu bari kuvuga. Abantu bahise bandi. Tuvugisha ukuri ko inkuru numvisha bavuga ko uri mwana w'imisatsi ari uwawe. Uwe. Ariko ufite benshi. Uwe. Ufite imisatsi. Imisatsi se uwe. Ntago umuzi. Ese ufite abana bakobwa shaho. Ufite abana n'abakobwa. Umiste meze n'umukobwa se n'umuhungu. Uremera abo mu rugo se cyangwa buhira. Uranyamanza wewe. Kandi rukarugira ibigambo wacyana. Maneno nuwande. We rukara. Yugira ibyo uvuga naho ugarukira ukumva. Kuki se mutamwise izina ritemeze nk'igiswahili kandi ubuswahili bwawe twabwumvisha. Ariko ngo abaturanyi babyarana abana basa wenda uzabipfukirana. Ariko umuntu ukoresha. Jewe. Ntago ubu nakubyarwa n'umurozi. Ahubwo nari nazanye n'intwererano. Ndigendeye ubwo usigare. Twa pesa zako. Umwe Knowless zawe bavuze. Iki? Kandi ruka. Utiga umenyera abantu. Wewe wacu wewe mwana haramu wewe. Mubana wewe. Haramu. Suvuze haramu. Wewe haramu kabisa. Suvuzemo haramu. Wewe ni haramu kweli. Ibyo bari kuvuga rero. Kafiruna wewe. Warambira ibyo kunywa mahego. Subutu wewe. Babivuze. Mimi ni Muislamu Haji. Siwezi kula nguruwe mimi. Je, ni nguruwe ngewe? Ariko se billahi mina shaitani rajim. Ko kuri kuryana mu matwi ko nkubwiye ibyo numvishe ngewe. Wabyumva nyinde? Aba bari kuvuga makano. Inkurira hari n'ikimomo hano muri quartier. Kandi ruka. Hari gihe uzanye cyangwa gusa turumutunde. Aha. Ngo reba ngiyo ndo yawe. Si babivuze se? Indage siba rya hehe. Ngo imeze nka convention center ngo ikintu ngo ibora ngo namarange ngo ibyo byose nibyo bari kukuvuga. Ngo iki? Nose ko wagira ngo ni ikiraro cyazo. Igiki? Nefu. Toka hapo mjinga. Toka hapo mjinga. Ruka ndakubonye. Mbonye nibyo ngewe. Oya, ngwino hano tuvugana. Garara hano tuvugana. Ariko se wowe untegeka hano magana. Hapo ntukambwe ngo ngutegeka iki? Ibyo uri muragenda uvuga nabyo uzi. Ibiki? Rukara reka nkubwire. Ibiki? Nje nanga ukuntu witwara mwana. Ariko uzigira igishitsi kugeza rya. Nyigira igishitsi gute kugenda. Ariko urankora mbazi iki? Ruka buri harigengeye umuntu yakumira, hakakumira uri muzima. Sora ubutiko uri muragenda ubonza muri quartier. Nkaho wambwiye ngo nkubwire inkuru nshyashya we. Iye nkuru nshyashya nta nkuru yawe nshyashya nimwe nshaka kumva.
reka mbaze nkubwire wowe uragenda uneza abantu ngo uriya ngo mbere y'ibintu byose mama wanjye ngiki uri gusakuza cyane. nasakuza icya mbere amakuru meza ngufite uzi ko watuma nyasiba no muri iki gihorihori akavamo. ubwo se iyihe nkuru nshyashya wazumbwira n'ukuntu usize ucanye umuriro mbere yo kugira ngo ngire icyo nkubwira shyira hano fata yawe uyavangure n'ayanjye. hako ntukambye mufata amafaranga n'ayanjye avanze n'ayawe mu buhe buryo. hanyuma kunyikoreza amajerekani ngo njye kuvoma byose waranyishyuye. ubushize subyibuka ubushize iki uvuye mu rugo banza amabido ngende umugonda rutoki wawe. banzo nyumva ibyo nshaka kubwira. nivugishwa ngo ufite za tiriyari ngo ibiki. banzo nyumva wovuye mu rugo kuteranya usize ubwiye umugore waviye ngo nago ndi umwana we. uranabyivugiye umugore waviye. nyine umugore wa papa wanjye. Nago uragiye ukabimubwira se? Nago ujye ukabwira mama ngo nago ndi umwana we. Ngo nago ndi umwana we. Jewe. Hako cy'abantu babeke. Ubushize ngo nibyo telefone. none ibyo bimfashije iki ngewe. Mvore nkubwire. Nzongera kumva ukize mu munwa wawe. Izina ry'Imana tuzaba batanu. Ngo ufite ngo umushinga ngo uzahereza umugore waje ngo korora ingurube. Oya. Ibyo bintu nigeze bivuga njye navuze ko umugore waje namuhere yakorora ingurube. Umusiramu. Byonyere kuvuga ingurube ni iki? Oya genda. We mbwira iri ko turijanye. Ngewe mfite amakuru yo kuva kwa haji yawe ariko nta kintu nakubwira utayavanguye. Ariko reka nkwereke akira. Sibwo ngaya nawe amakuru naye ndaguha yasenyisa nanjye. Hoya fata 500 arandi mafaranga nyangwa ata nyine zana ngo amakuru angana na hoya wemereza mbwira amakuru uko yose ameze. Ubukwe burarimbanyije. Ngiki? Ubukwe burabaye manene ararongoye. Nose byaciyemo? Yewe nagiye gusiga amavuta ndagutakagiza kutanywa inzoga utarya ingurube uri umwana ushaka kuba umusiramu n'ubwanwa nabugarutseho. Ndavuga ati ikibazo yambwiye ni imisatsi. Ariko umukobwa yamunyemereye. Umukobwa ni itegeko haje se sumuzi. Yabyemeye nanamubwiye ko rwose ngo ariyo. Ahubwo ikintu cya danje kirenze nuko uziko naciririkanyije n'inkwana. Uzamandi mukorera utuntu buri munsi senyise. Ruka uravugisha ukuri? Wowe. Noneho akimara kukunshimira nawe yanguriye akana. Sureba se? Burero nahise nkodesha ikoti. Akashaka kwagwaye menshi twayagaba. Yayamaye nke. Tega akamoto umurebe. Mota. Uri gukora se? Sawa, reka akamoto turavugana. Ibyo muswa bizarebwa koko. Kiraho n'imisatsi ikibura buryo ngo kizarongora kwa haji. Hello. Ainya. Ako si kubera ikiri umwana wawe. Nse kandi ngiye nkoze iki? Aho ubundi ubunge nawe turavukana bya nyabyo. Ku buryo ushobora kubona ikintu kibi kimbayeho ukabona nta kibazo bikubwiye. Ubuzara wundi mukuru wawe uzabona. Ko ngiye numvaga papa yabitekereje kubera iki se? None se wamaze kumenya uwenda gakundongora ubundi mbere yuko njya kurongorwa. Waba umuzi? Uzi ko papa yashaka kumbana na cya gitipe cyatwatse amajire kandi tuvuye kuvoma. Gihungu. Cya kintu cy'ibisatsi bimeze nk'ibishingwe biri ku mutwe cyari gihagaze hano kiri kuvuga ngo ibintu by'amafilime. Wanda uri kuririmba? Oya. Undi wavuze ngo nibagende kuzana biri ku mutwe ngo w'umurasta. Baraziranye na papa? Gahibaze n'ukuri. Ibaza uriya muntu. Uzatuvugisha kuri wa mungu atwaye iki? Ako ugira ubwenge mu mutwe wawe cyangwa iyo ni watermelon uwikoreye aho ngaho. Ariko nawe urirata. Nese ushaka ndi. Uriho Kigali ntago azakwemera. Uriya hari icyo. Urabura kwemera ubwo azajya nyibwira. Sara mwanangu. Mahoro. Nashakaga kwivugira buhoro none wamvuye hejuru. Basi wambaye mwanangu. Kugira mahani. Wajuje ndimi kwa kikweli. Basi samani kabisa. Samani kwa kweli.
ariko ubwo birakwiye nawe gushyigikira papa mukamera gutyo uriya muhungu nta kintu atwaye njye nikumbure n'inkuru. ariko umva uyu nguyu ukuntu arimo kuvuga wumvishe ukuntu mubwiye ibintu byabaye akaba avuze ngo nta kintu abaye uriya muhungu mwana ndakwinyura urugo ngenda mama horo ni ndanabikubwira basi nisame muto Oya sa nawe ntukiyemere rwose nese ushaka abantu b'ikigukiyemere nese uzakugura mani kwagira mani kweli waje umuyisilamu kazi kweli uje ibyango wagiye wemera mani amani ntagaritsa basi mani samani mwanangu samani ngaho wewe wabaye umusilamu noneho wagiye kuzana umukwe we wamuzaye twakubonye biba mu misilamu Allahu akbar se nukuri bakujyana nawe ngira mahano kamushyira mutima kumenyesha ko no mukobwa ngene nutadutandukanya n'uyu mukobwa turagira ibibazo bimusubiriramo neza ko nzara umusaba samani mwanangu samani bana ngaho ino nkoreho none ngaho papa naveho urebe ko nakora kandi wowe kuko kagira amagambo muraho hajya muraho neza amakuru ni meza njyewe ntabwo ari meza ni ukuri kw'Imana amakuru yambanye ikibazo byagenze bite se mwana wanjye ahubwo wowe byagenze bite nari nicariye hano nimvira aka kayaga umva rero ntubifate nk'amagambo y'abantu sibyo yego inkuru ngiye kukubitsa nibanga urumva ariko birambabaje ntabwo nabambabaye ngo sinze kubibwira mama wacu hajya ati urabize ejo bundi twariye umuceri ariko ibyo mbonye noneho umva byananiye kubiceceka byagenze bite hajya ati ndakubwiza ukuri uzi hajya ukuntu ameze hajya asinze ndabikubwiye nushaka ahubwo atansanga yasinze ari kuvuga ngo afite ubukwe ngo bw'umukobwa we Sara ikibabaje kuri ibyo ariko bibaje ko ari byinshi ibyo nta kibazo kunywa wenda yazihana ashishijeho utubenzi ase haji abaye iki koko ibyo nabyo nta kibazo wari uzi ko agiye gushyingira umwana wawe Sara niyo mpamvu itumye mvuga ntirekanze ahantu ishyano ryacikiye umurizo nuko agiye gushyingira umwana musaza we